Mutakuwa mu biti byo mw'ishyamba, niko umukunzi wanjye ameze mu bandi. Nicaye mu gicucu cyenezerewe, amatunda yararyoheye. Nishe mu mahema y'umukunzi wanjye, ateye ubwoba nk'igitero cy'ingabo. Tukabibwira utabana inzovu, bwihisho bwanjye bwambuka inyuma. Mutakuwa mu biti byo mw'ishyamba, niko umukunzi wanjye ameze mu bandi. Nicaye mu gicucu cyenezerewe, amatunda yararyoheye.
yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo isigisi ikayikuraho n'inkingi zayo zikanyeganyega itegeka izuba ntirirase n'inyenyeri ikazitwikira iyo bamishishiriwe nyine ikagendera ku miraba y'inyanja iyo ni Imana iteye ubwoba bwinshi mu rukiko rw'abera Ijuru riratabara
bakwitiranye. Imana imaze guhindura amateka yawe, byose bimaze gusobanuka neza. Abantu benshi bazakureba bumirwe, bazahera ko biringira Uwiteka. Sawuli nawe baramubonye baramwitiranya, igihe yaramaze kubonekerwa na Yesu. Uwitwaga Sawuli ahindurirwa Pawulo. Abantu benshi babibonye barumirwa, bahera ko biringira Uwiteka. Zakayo nawe baramubonye baramwitiranya, igihe yaramaze gusurwa na Yesu. Atabona muri bose ndabari hicuranye. Abantu benshi babibonye barumirwa, bahera ko biringira Uwiteka. Sawuli nawe baramubonye baramwitiranya, igihe yaramaze kubonekerwa na Yesu. Uwitwaga Sawuli ahindurirwa Pawulo. Abantu benshi babibonye barumirwa, bahera ko biringira Uwiteka. Zakayo nawe baramubonye baramwitiranya, igihe yaramaze gusurwa na Yesu. Atabona muri bose ndabari hicuranye. Abantu benshi babibonye barumirwa, bahera ko biringira Uwiteka. Nawe humura, hari igihe baza kureba bakwitiranye. Imana imaze guhindura amateka yawe, byose bimaze gusobanuka neza. Abantu benshi bazakureba bumirwe, bazahera ko biringira Uwiteka. Uwiteka ni mwiza pe n'uwo kwiringirwa. Uwiteka ni mwiza pe n'uwo kwiringirwa. Uwiteka ni mwiza pe n'uwo kwizerwa. Uwiteka ni mwiza pe n'uwo kwiringirwa. Akiza abarwayi ni mwiza n'uwo kwiringirwa. Uwiteka ni mwiza pe n'uwo kwiringirwa. Ahinduka ntahemuka n'uwo kwizerwa. Uwiteka ni mwiza pe n'uwo kwiringirwa. Uwiteka ni mwiza pe n'uwo kwiringirwa. Uwiteka ni mwiza pe n'uwo kwiringirwa. Barumirwa, bahera ko biringira Uwiteka. Zakayo nawe baramubonye baramwitiranya, igihe yaramaze gusurwa na Yesu. Atabona muri bose ndabari hicuranye. Abantu benshi babibonye barumirwa, bahera ko biringira Uwiteka. Nawe humura, hari igihe baza kureba bakwitiranye. Imana imaze guhindura amateka yawe, byose bimaze gusobanuka neza. Abantu benshi bazakureba bumirwe, bazahera ko biringira Uwiteka. Uwiteka ni mwiza pe n'uwo kwiringirwa. Nibanze n'umugabo mukuru arivugira, nawe nimumwibarize n'umugabo mukuru arivugira. Uwari impumyi arababwira ati, igihe nababwiriye bari Yesu wankijije, muracyongera kumbariza iki kandi? Senge bityo nzi nuko nari impumyi,
yatamubonye aramusuzugura, nyamara Dawidi yari n'imbaraga amukocora akabuye mu mutwe. Imana ya Isirayeli imbaraga z'intsinzi. Imana yacu ntiyitabaza amahanga menshi, kandi ntiyifashisha amaboko menshi. Yicishije Goliyati akabuye gusa,
bababaye urashoboye urabishobora byananiranye byose urabishobora Yesu we uri umurengezi mwiza Yesu we urengera abababaye byananiranye byose urabishobora byananiranye byose urabishobora wazuye umwana wa Yahiro wakijije umuhungu w'umutware wakijije umuhungu urwaye igicuri Yesu we urashoboye wazuye umwana wa Yahiro wakijije umuhungu w'umutware n'umunani Yesu amubonye amenya ko amaze igihe kirekire arwaye aramubaza ati mbese urashaka gukira hari umuntu wari ufite indwara ayimarana imyaka 38 Yesu amubonye amenya ko amaze igihe kirekire arwaye aramubaza ati mbese urashaka gukira umurwayi aramusubiza ati ndakadakamuje sifite umuntu hamwe n'abanyunyutse bari bategereje ko amazi yihinduriza ukora ibyo na rimwe marayika yahindurizaga amazi umuntu wabanzaga kujyamo niwe wakiraga indwara ye umuntu wabanzaga kujyamo niwe wakiraga indwara ye hari umuntu wari ufite indwara ayimarana imyaka 30 Yerusalemu bugufi bw'irembo hari ikidendezi Betisida cyariho amabaraza 5 Yerusalemu bugufi bw'irembo hari ikidendezi Betisida cyariho amabaraza 5 muri ayo mabaraza hariho abarwayi benshi barimo impumyi n'ibirema ujugunyamo kuko iyo amazi yihindurije iza ndananga kujyamo agakira indwara ye Yesu aramubwira ati yuka wikorere uburiri wigendere
yumvise Goliyati atuka Abisiraheli kandi asuzugura Imana yo mu ijuru. Dawidi yubashye Imana ngo yarateguriye bene se ku rugamba. Yumvise Goliyati atuka Abisiraheli kandi asuzugura Imana yo mu ijuru.
Urukundo
muracyongera kumbariza iki kandi sange bityo nzimuko nari impumyi none nkabandeba keretse niba mushaka kuba abigishwa be bityo nzinuko ari umuhanuzi keretse niba mushaka kuba abigishwa be bityo nzinuko ari umuhanuzi abigiye bazakureba
wankijije muracyongera kumbariza iki kandi Gisenyi icyo nzi nuko nari impumyi none nkaba ndeba keretse niba mushaka kuba abigishwa be yewe icyo nzi nuko ari umuhanuzi keretse niba mushaka kuba abigishwa be yewe icyo nzi nuko ari umuhanuzi abigiye bazakureba bakwitiranye imana imaze guhindura amateka yawe byose bimaze gusobanuka neza benshi bazakureba bumirwe bakigenda babona uwavutse ari impumyi babaze yesu babaza Yesu bati mbese ari uyu n'ababyeyi be ninde wakoze icyaha Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be ahubwo ko ari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we ahubwo ko ari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we Yesu afata kondo amusiga ku maso arahera ko biringira Uwiteka uri nawe baramubonye baramwitiranya igihe yaramaze kubonekerwa na yesu uwitwaga sawula indurirwa pawulo benshi babibonye barumirwa bahera ko biringira Uwiteka zakayo nawe baramubonye baramwitiranya igihe yaramaze gusurwa na yesu atabona muri bose ndabari hicuranye benshi babibonye barumirwa bahera ko biringira Uwiteka uri nawe baramubonye baramwitiranya igihe yaramaze kubonekerwa na yesu uwitwaga sawula indurirwa pawulo benshi babibonye amubwira ati genda wiyuhagire Silowamu sobanurwa ngo yaratumwe aragenda ariyuhagira ako kanya agaruka yahumutse abamubonye bakabazanya bati niwe abandi bose icyakora asa nawe abamubonye bakabazanya bati niwe abandi bose icyakora asa nawe ababyeyi be bahageze bababaza uko yahumutse barabasubiza bati yavutse ari impumyi none arareba ariko igituma areba twe ntitukizi nawe niba
ishimwe ndashima Uwiteka kuko ari mwiza kuko imbabazi ze zihora ku iteka ryose ndashima Uwiteka kuko ari Imana nyamana kuko imbabazi zayo zihora ku iteka ryose. Uwiteka nyiringabo ukora ibitangaza bitarondoreka kubw'imirimo myiza wadukoreye akira ishimwe. Ikuzo n'icyubahiro ni wowe ubikwiriye Uwiteka uri Imana ikomeye ikuzo n'icyubahiro ni wowe ubikwiriye Imana urakwiriye gushirwa hejuru urakwiriye gusingizwa iteka urakwiriye kuririmbirwa urakwiriye guhimbazwa iteka Urakwiriye gushirwa hejuru urakwiriye gusingizwa iteka Urakwiriye gushyirwa hejuru urakwiriye kuririmbirwa
kubaka kugira ngo Yesu naza agasanga inyubako yuzuye
mwese bagende